mwagiye mwumva imishinga myinshi mu Rwanda mukavuga muti uyu mushinga nurangira u Rwanda ruzaba rumeze nka Singapore, ariko se uyu wo muravuga mute nyuma yo kumva neza kutazongera gukenera kujya ku mazi y'ibiyaga bigari ngo utekereze za Rubavu cyangwa mu bihugu by'abaturanyi? Ngaho nawe tekereza umushinga uzahanga ikiyaga gishya rutura rwagati mu gihugu, ibaze ko kizaba kikubye inshuro ebyiri mu bunini ikiyaga cya Muhazi ndetse kizanahuza intara 3 mu gihugu. Uti se ibyo bishoboka bite ko mu murwa rwagati tugiye kujya tugendera mu bwato? Icyo kiyaga rero nicyo twavuze kizakora turere dutandukanye, harimo Muhanga, harimo Kamonyi, harimo Gakenke, harimo na Nyabihu ndetse na Ngororero. Mu itangazo Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yasohoye kuwa 3 Nzeri 2025 aho rivuga ku mushinga w'urugomero wa Nyabarongo ya kabiri, rikomeza rigira riti: ikindi mu bikomokwaho n'uyu mushinga ni ikiyaga kinini kizagira uruhare mu guteza imbere ubwikorezi, ubuhinzi ndetse n'ubukerarugendo. Ibi birumvikana neza ko mu minsi iri imbere uzaba ufite amahitamo yo kugendera mu muhanda cyangwa mu bwato mu gihe werekeje mu duce nka Muhanga ndetse na Ngororero. Indi ya gatatu niyo twanyujemo Nyabarongo kugira ngo aha haboneke umwanya wo gukoreramo, kubera yuko aha duhagaze niho Nyabarongo yanyuraga. Wewe wumvise ibi nta kabuza ushobora kumva ko ari inzozi, ariko ndagira ngo kwibira akabanga ko ibi wumva nk'inzozi bigeze kure mu ngiro, mbese bigeze kure bishyirwa mu bikorwa. Ngaho nawe itegereza iyi mbuga, aha niho hari kubakwa igikuta kirekire kizaba gifite uburebure bwa metero 60. Uyu mushinga umaze kurenga ku kigero cya 50% ushyirwa mu bikorwa nk'uko bitangazwa n'abawureberera. Uyu ukaba umwe mu mishinga ihenze mu mateka yose y'u Rwanda kubera ko urahenze cyane kurusha Stade Amahoro. Ni umushinga kandi ubangikanye n'urugomero rw'amashanyarazi ku mugezi wa Nyabarongo, byitezwe ko ruzahita ruba urwa mbere mu gihugu mu zitanga ingufu zikomoka ku mazi. Reka ndeke gukomeza nkwicisha amatsiko, ahubwo ngusobanurire neza akantu ku kandi, mwereke neza uko umushinga upanze, umenye neza aho iki kiyaga gihangano kizanyuzwa n'ibice by'igihugu kizakoraho, ndetse tunarebere hamwe ibikorwa bizaba byemerewe kugikorerwamo n'icyo bizafasha abaturarwanda muri rusange. Ariko se utekereza ko guhindura imiterere y'isi kuri uru rwego nta ngaruka bizatugiraho? Nyamuneka biragusaba kubana nanjye muri iki kiganiro aka ku musozo kugira ngo usobanukirwe neza, usubizwe ibibazo byose by'amatsiko uri kwibaza. Njyewe nitwa Fred Brown, muhaye ikaze. Abenshi hano mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi, namwe murabizi iyo babonye umushinga munini nk'uyu hano muri Afurika bahita batangira kwibaza bati ese buriya babikopiye hehe noneho? Niba nawe uri mu batekereza gutya uribeshya cyane. Turashaka gushyira imbere rero cyane gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kibone amashanyarazi ahagije, amashanyarazi abantu bashobora gukoresha mu ngo zabo, amashanyarazi agera mu mashuri, mu mavuriro, aho dukorera twese, n'amashanyarazi cyane cyane ashobora gukoreshwa mu nganda, inganda arizo twanashingiraho igice kinini kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Iyi ni imbwirwaruhame nyakubahwa His Excellency Perezida Paul Kagame yagejeje ku baturarwanda mu mwaka wa 2015 ubwo yatahaga urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo ya mbere. Ariko nanone mu byavugiwe aha yagaragaje ko ibyo gusa bidahagije, ahubwo hakenewe gukora ibyisumbuyeho. Kuba byibuka neza, imwe mu ntego za manda ye yari yarasezeranije abaturage ko buri rugo rugomba kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi bitarenze mu mwaka wa 2024. Nk'uko kandi bigaragarira buri umwe, umunsi ku munsi ubwiyongere bw'abaturage bugenda bwiyongera. Birumvikana ni nako ingano y'amashanyarazi dukeneye nayo yiyongera. Leta y'u Rwanda ku bufatanye na Leta y'Ubushinwa biyemeje gutangira umushinga wa mbere w'ingufu zikomoka ku mazi uhambaye ku butaka bw'u Rwanda. Ni umushinga wiswe Nyabugogo 2 Multipurpose Project, ari naho tuza gusanga cya kiyaga cyacu. Ubundi bidatinze imirimo yo kubaka ihita itangira mu 2022. Uyu ukaba umushinga uri kubakwa mu bibaya biri hagati ya Gakenke na Kamonyi. Nk'uko n'izina ribigaragaza kandi riti Multipurpose, uyu ni umushinga mbera byombi kuko ukubiyemo imishinga ine kandi yose y'ingenzi.
Umushinga wa mbere akaba ari uwo gutanga ingufu z'amashanyarazi zingana na megawati 43 n'igice. Umushinga wa kabiri ni uwo kurwanya imyuzure akenshi yakomokaga kuri uyu mugezi wa Nyabarongo. Umushinga wa gatatu akaba ari uwo kuvomerera imyaka, ibyo dusanzwe twita kuhira. Naho umushinga wa kane ari nawo wavugishije benshi, natwe tukaba turi kugarukaho nonaha, ni ikiyaga Gihangano kizavuka kuri uyu mushinga, cyane ko tubonye ko byose byahurijwe hamwe. Mu busobanuro bw'ibiyaga nk'ibi, dore uko ikiyaga Gihangano kiboneka nyuma yo kubaka urugomero. Mbere na mbere habanza kuyobya umugezi utemba, amazi akerekezwa ahandi. Kuri iyi foto ureba, iki kibani cy'amazi ya Nyabarongo yatemberagamo, ariko urabona ko kuri ubu humutse nk'aho nta mugezi wahigeze. Ibi bigerwaho ari uko babanje kubaka inzira zo munsi y'ubutaka, arizo zitwa tunnels, ziyoberezwamo amazi menshi ya Nyabarongo kugira ngo babone uko bubaka. Mbese hubatswe imyobo nk'itatu ndetse ifite imimaro itandukanye turi bugarukeho. Nyuma yo kuyobya amazi rero, imirimo ya nyayo yo kubaka ibitangiye. Aha batangira bacukura mu butaka kugira ngo baze kubona umusingi ukomeye bya nyabyo, ku buryo amazi adashobora gucengera munsi y'ubutaka ngo yigendere. Ubu rero ibyo byararangiye, ahubwo hari kubakwa noneho urukuta rurerure twavuze ruzazitira uyu mugezi ku buryo buhagije. Mu yandi magambo, uru rukuta nirwo rwitwa urugomero, kuko rukora akazi ko kugomera amazi, bityo amazi akareka gutambuka. Uko ruyagomera amazi agakomeza kwirundira hamwe ari menshi, rukayabuza gutambuka, ibi akaba ari byo bibyara cya kiyaga. Iyi twavuga ko ariyo damu nyirizina uhora wumva. Ruzaba ari runini bihagije ku buryo ruzabasha guhagarika amazi menshi ashoboka azanwa n'uyu mugezi wa Nyabarongo. Uru rukuta nirumara kuzura noneho, ya mazi azagarurwa mu nzira yanyuragamo mbere, ubundi atangire kureka abe menshi, bitewe n'uko azitiwe n'iyi damu. Uko akomeza kuba menshi noneho, ni nakarushaho gusakara ku buso bunini nyuma y'iyi damu. Iki gihe ikiyaga cyacu kizaba kibonetse, amazi amwe azanyuzwa muri iyi tano ya mbere ajye kubyazwa ingufu z'amashanyarazi, andi asigare mu kiyaga Gihangano. Iki kiyaga kizahuza uturere 8 twose tw'igihugu: Muhanga, Nyabihu, Ngororero, Musanze, Rulindo, Gakenke, Nyarugenge ndetse na Kamonyi. Iki kiyaga kikazaba gishobora kwakira metero kibe miliyoni 800 z'amazi, ubushobozi bukubye kabiri ubw'ikiyaga cya Muhazi. Nyamuneka niba wakunze ibyo dukora, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibyegeranyo nk'ibi by'umwimerere utasanga ahandi. Hejuru y'amazi y'iki kiyaga ho hashobora kuzashyirwa pano solaire zireremba ku mazi, kugira ngo nazo zibike ingufu zikomoka ku zuba. Urumva neza ko rero iki kiyaga gifite imimaro myinshi kandi itandukanye ifitiye inyungu Abanyarwanda. By'umwihariko mu Rwanda dufite ibiyaga bisaga 40, ariko ibikorerwamo uburobyi ni mbarwa, by'umwihariko hashobora kororerwa amafi. Nk'urugero, mu kiyaga cya Mugesera ho habamo ibifi byitwa inshonzi birya andi mafi yose yageragezwa kororerwamo, ibituma ubworozi bw'amafi atanga umusaruro bidashoboka namba. Ni mu gihe ibindi biyaga usanga bifite amazi akonje cyane ku buryo amafi atarokoka. Rero ibiyaga bizwi bikorerwamo ubworozi bw'amafi kuri ubu ni Muhazi ndetse na Kivu gusa, kuko ibindi bidatanga umusaruro wahaza isoko. Rero undi mumaro ku baturarwanda w'iki kiyaga Gihangano ni uko kizakoreshwa mu kororera amafi, aho kizaba cyunganira Muhazi na Kivu kuri iyi ngingo. Ubwo u Rwanda ruzajya rwikorera indagara zihagije imbere mu gihugu, rutagombye kujya gusabiriza indagara n'imikeke mu baturanyi. Undi mumaro w'ingenzi cyane iki kiyaga kizafasha ni mu kurwanya imyuzure itasibaga kugaragara hirya no hino mu duce dukikije iki kibaya cya Nyabarongo. Bitewe n'ubushobozi bw'iki kiyaga Gihangano, kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira n'andi mazi menshi mu bihe nk'ibi by'imyuzure, ku buryo binabaye ngombwa aya mazi yahita asohorwamo mu buryo bwihuse budatesha akaga, hakoreshejwe inzira zabugenewe zizashyirwa muri iki kiyaga. Uku kuyasohoramo kandi ni nabyo bizajya bikoreshwa mu kuhira imyaka, nayo ikaba indi ngingo yatumye uyu mushinga wifuzwa gushyirwa mu bikorwa. Tutibagiwe no gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe inzira y'amazi. Birumvikana kandi ko iyo ikiyaga nk'iki kije bitatana n'ibikorwa byo kwishimisha. Gusa iki kiyaga birumvikana giherereye mu ntara cyane, ariko n'Abanyakigali ntibabibagiwe, kuko ubu hari indi mishinga nk'iyi muri Kigali yatangijwe
ku buryo buzorohereza abakunda kwidagadurira ku mazi, mbese kujya Rubavu azaba ari amahitamo ya kabiri. Uyu mushinga biteganwa ko uzarangira mu mpera za 2027. Nta gihindutse, ubwo mu ntangiriro za 2028 abantu batangira gucanirwa kuri uyu muriro w'amashanyarazi, abandi bagatangira kugendera muri iki kiyaga. Urebye neza, u Rwanda ruri ku muvuduko udasanzwe mu iterambere ku buryo udashobora kwiyumvisha. Nagusaba gusangiza iyi video inshuti zawe, nazo zikamenya aho igihugu kigeze n'aho kigana mu iterambere. Ndabashimiye, njyewe nitwa Fred Brown. Reka tuzabane no mu biganiro bizakurikira kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube.